agitera intambwe yumva ijwi ry'amagara. Sweetheart Lily, is your love basket still full? Ayo ni amagambo George yakundaga gukoresha akibuka n'inguka huza amaso n'umuhungu muremure w'igikara ufite inkovu nyinshi mu maso, ufite agasatsi gake ku mutwe, wambaye ikoboyi y'ubururu n'agapira k'umukara. Agasatsi gake kogoshwe karinganiye, yari yambaye isaha nini nziza cyane ikoze muri zahabu. Ariko Liliane ntiyatinda kubona ko yibeshye. Wa musore ntabwo yari George. Umusore atega amaboko. Hug. Yambi. Liliane arasubikwa, acika intege mu maso. Arsene, ugeze hano ute? Arsene ati nta utazanyeza kandi nawe urabizi. Liliane amureba n'ikirungurira. N'undi munsi igiti kiba mu mazi imyaka magana ariko ntikigira kiba ingona. Muteze rero kuba George wanjye ibyo wakwivugisha byose. Amusigaho akomeza ajya kubika laptop ye mu cyumba, aragaruka asanga Arsene aracyahagaze aho yamusize. Amugeze iruhande amuhereza ukuboko amusuhuza, ndaramukurura amusoma ku itama. Liliane bigaragara ko bimubangamiye pe, ahita ajya kwicarira ku ntebe yo hirya ye. Arsene amukurikiza amaso. George wandusha ikintu afite: urukundo, umutuzo, gahunda, umugambi, kwihangana mu buzima, gushakisha icyatuma umuryango uburanga. Se George wandusha iki? Mbwiza ukuri mpambira amabinga, ne kuzagaruka kugutesha umutwe. Liliane yirebera hasi ntiyagira icyo asubiza. Arsene arongera ati, Lily, ko nakubwiye ko ngukunda kandi ko nawe ubyibonera, ni iyihe mpamvu uhora umpisha akababaro kawe? Ni iyihe mpamvu ituma utibagirwa George, ko nakubwiye ko niyemeje kuguhoza amarira watewe n'ibura rye? Liliane asa n'uwubuye umutwe ho gatoya amurebera. Aramureba ashaka kubumbura umunwa ngo avuge ijambo, ararimira. Arongera yubika umutwe araceceka. Arsene arahaguruka amusanga aho yicaye, amuhagarara imbere ati, mukunzi. Liliane yubura umutwe. Arsene amwicaye iruhande ashaka kumukurura ngo amuryamishe mu gituza, undi arabyanga. Avuga yitonze, Lily, ntagara y'urukundo, nzaguha byose wifuza, utunganirwe. Umugisha Imana yaguhaye yawucishije muri njyewe, ibyo ntunze byose ni ibyawe nanjye. Nzakubera aho ababyeyi bawe batari, nzakubera umugabo, nkubere papa, ndetse naho musaza wawe Pablo atari nzahaba. Nawe arabizi. Ese Lily, waretse nkishyura umuntu kwigisha imodoka wamara kuyimenya nkayikugurira? Arsene atangira kumukorakora mu musatsi. None se mukunzi, ni iki wumva ukeneye? Liliane aramwishikuza n'umujinya mwinshi. Ibintu byo kunkorakora nta burenganzira ubifitiye. Nturi musaza wanjye, nturi mubyara wanjye, ikiruta ibindi nturi George, ntuteze kuba we. Arsene mu guca bugufi kwica ati, mbabarira Lily, ariko byose mukubera urukundo. Liliane ati, rekeraho rero, kandi nutamfasha hasi nzatanga ikirego muri RIB. Ibi byitwa guhoza undi ku nkeke. Arsene ati, urukundo rwanyu, umunezero wanyu ni iki wamburanye? Birashoboka ko warababajwe mu rukundo, ariko ngewe ntukeke ko ari uko bizagenda. Areba mu maso we. Ese Lily, ko ntacyo uvuga, mbabarira umbwire n'akajambo kamwe byibuze. Erega nawe ukunda kandi buri ugira ngo nyamanga kubisubiramo. Liliane mu kajwi gatoje ati, sinkwanga kuko uri ikiremwa muntu, ariko urukundo rwanjye narweguriye umuntu umwe gusa. Ni we gusa.
Arsene aramwitegereza yubika umutwe mu biganza. Lili, uburyo uri umukobwa mwiza w'imico myiza nta wundi muntu ku isi nari nabona mu bihwanyije. Liliane ahaguruka buhoro buhoro arasohoka aca kuri musaza we Pablo avugira kuri telefone na muramukazi we Olivia ahagaze amwitegereza. Pablo ari kuvugira kuri telefone aseka ati ikipe niriye. Liverpool will never walk alone. Ababonye mushiki wagendagana ku muryango usohoka igipangu amuhanga amaso abwira uwo bari kuvugana ati uretse gato muvandi. Abashyira telefone mu mufuka w'ipantaro arirukanka asanga Liliane ageze ku muryango wo kwiremba baramwitambitse. Liliane, ugiye gusiza Arsene wenyine mu nzu? Liliane arakaye ati bo mu nzira nigendere Pablo. Pablo abona ibintu byahindutse atangira kumwinginga. Lili, ugiye kuko mbona mu maso hawe hijimye. Liliane ati Pablo, aho njya ndahazi, va mu nzira ndakubwira ngarutse. Pablo ati ni yes. Liliane ati mvira mu nzira ndaza mu kanya. Pablo amuvira mu nzira, Liliane arasohoka. Pablo akebutse mu muryango w'inzu yabo abona Arsene nawe arasohotse yihuta ameze nk'ukubiswe n'inkuba. Pablo Arsene inshuti, bwira ni iki kibaye? Arsene agiye kwinjira mu modoka. Pablo Arsene oya ahita amusanga amufata ukuboko. Ambwira ati Arsene, ntabwo ari byiza gutwara imodoka igihe utameze neza. Arsene ati ariko njyewe meze neza. Pablo ati nshuti, wayemerera ugatuza mbere yo kujya mu muhanda? Arsene ati ndabizi neza njyewe nta kibazo ndi bugire kuko nzi kugenzura umuvuduko bitewe n'uko niyumva. Umuzamu arafungura aragenda. Pablo asigara aho yifashe ku munwa yibaza Arsene se amugize ati aho bose agiye. Umuzamu ati se databuja ubaye iki? N'ibiki bibaye muri uru rugo? Pablo arisetsa nta kibazo. Nta kibazo. Akomeza asanga umugore we Olivia nawe wifashe ku munwa. Liliane muri uwo mugoroba bajya mu mujyi aho bafatira ikawa, yicara ku ntebe yo mu nguni yifata amapfubyi nk'uwapfushije. Abari aho bose bakamwitegereza ukabona bamutangariye. Kuri we yumvaga ameze nk'uri wenyine. Atangira gutekereza ku bintu yabwiwe na muramukazi we ndetse na musaza we. Umukozi w'umuhungu wakira abantu aramwegera. Mwiriwe? Ati yego. Ati tubakiriza iki? Ndasubiza ubona atabyitayeho. Ikawa, espresso, ushyiremo utuyiko tubiri tw'isukari gusa. Ubona umukozi biramucanze, ariko nyine nk'umukozi ubona agiye atekereza ko ari bwiyeranje. Liliane yegura telefone. Nikisha wambabare ukansanga mu mujyi hamwe dukunda kwicara nkakubwira. Mu minota mike Nikita yarahageze. Yanareba mu gatuza akayitegereza umukufi wa diyama yambaye. Azunguza umutwe aribaza ati use mukuremo kuko oya we okukuramo napfa nkagenda. Wa musore yatumye asamuzaniye agatasi k'ikawa aragenda. N'agakombe karimo isukari aragenda. Mu gihe cyose Nikita yari yageze, Liliane ntabwo yari yanamubonye. Ahindukiye aramubona asa n'uwikanze. Nikita ati riri bite? Aca bugufa amureba mu maso. Wabaye iki? Liliane ntiyaragira icyo amusubiza, azenga amarira mu maso. Nikita yicaye iruhande rwe. Liliane yihanagura mu maso n'ikiganza. Ese Niki, urabona nahindutse cyane? Nikita ati ariko se Lili, iyi myenda yo mu rugo na kamambiri ninde wakubwiye kuyizana mu mujyi? Ahita yireba asa n'utunguwe, areba imbaga y'abantu bicaye muri iyo nzu. Ubu nashatse nko kuyikuramo biranga buri uko bigenza. Usika ariyo mpamvu abantu bahereye kare banyitegereza simenye ibyo ari byo.
ati wabaye iki se kamaso yabyimbye tisha nta birenze gusa ngewe ndabona ibintu binyobeye cara nkubwire gita ati byayenze biteze azunguza umutwe ati sha George we nihita ati umva ntumwe ko wongeye kurizwa na ryashyano ry'umuhungu ni George ryaburiwe irengero none ahitarira by'ukuri ararira koko ati niki Arsene arankunda akabinyereka ariko kugeza iyi saha George yanze kumvamo nihita ati Lilisu subira kuri gahunda Imana iza kuremarira ntireme George n'ubundi riri yari kubaho ugomba kubaho rero kuko Imana yabikugeneye Liliana akomeza gusuka amarira nihita afata udupapuro two kwihanaguza twari turi hafi y'igikombe cy'ikawa aduhereza Liliane aramwitegereza afata inote y'igihumbi ayirambika ku gasutasi ahagurutsa mugenzi we ati ngwino ujye kuririra mu modoka amaze kwicara mu modoka yarava fo ya Nikita arakebuka tubundi riri wa George urahazi Liliane abasutsa amarira byahese ariko gahinda mfite ese riri uzi ko ushobora gusanga yaranapfuye